abaturage koko ubu nzaza mpora ngenda mu ngo zabo mbabura bamwe bafunga umbaze muze hano meze neza mwicare umwe yicara aho undi yicara aho amazina yawe witwa? Nitwa Gatawuti. Gatawuti. Mbere wari utuye he? Ntuye i Kigali. Kigali? Murabana? Murabana? Oya? Ego sister? Okay. Uri ingaragu cyangwa ufite umugore? Ndamufite. Uramufite? Ufite abana cyangwa ntabwo ufite? Kare. Uba mu nzu yo kwande? Ni Karisiti. Uyu mudugudu rero wimukiyemo vuba ni umudugudu wituze kandi ndi umuyobozi wawo. Niwe muyobozi. Okay. Bivuze ngo mwembi ntago mubana. Hanyuma wowe bakwita? Nje nari muherekeje. Wari umuherekeje? Naguteye muri zona karitsiye. Nibyo? Nibyo muyobozi. Ukora he? Za Nyabugogo epfo iyo ngiyo. Za Nyabugogo epfo iyo ngiyo se hatagira izina? Nyabugogo. None ufite abana bangahe? Abana nabo. Nabo? Ndi kubateganya ariko. Okay. Ukora iki? Ni ikiyede. Ikiyede? Dufite abaturanyi bazima. Wimukiye hariya byarise hariya nyine uhimukiye kuva ryari? Ejo bundi nka saa 7 z'ijoro. Narindi zinugira? Nitwa Gatawuti. Gatawuti? Aburahamu. Gatawuti Aburahamu. Ngambwira nimero zawe za telefone? Nimero za telefone? Gusa ndacyazibukara. Simukadi nyikuze vuba. 079 079 83 83 20 12 12. Neza. Ubwo bivuze ngo wowe uri umushyitsi wari waje kumusura? Uwo ngo yaramerekeje. No hariya hepfo za Nuza. Ubwo bivuze ngo muri uyu mudugudu muri bashyashya? Vuga ngo ndi mushyashya, uwo ngo nawe urimo. Okay, uri mushyashya. Uzaza wishyura amafaranga y'umutekano neza? N'ubusanzwe najyaga mbikora. Ngaho muhaguruke murakoze. Nyine uzaza umbona hano. Uzaza ubona muri mudugudu. Kandi utahatuye? Ne ari ibyo tuzadufatanya. Azaza kunsura. Okay, nta kibazo ariko amafaranga nyine birumvikana nzaza ngenda babwira bamukomeze amafaranga naho bundi ni iby'akazi gusa tuba turimo nari bimuyobo urabeho mugende mubwire n'abandi baze bibaruze vuba vuba. Komere. Bimeze bite? Komere cyane. Bimeze neza. Mwicare nta kibazo. Mwicare. Iki? Ni hano batubwiye. Mwicare mani ngiye ndi kubarura. Ntihasumva ko ari abatubwira ngo baza kutubarura. Ninde wakwa gufata ibyo bigori yabyumvisha? Nyine komeze. Amazina yawe, nimero z'indangamuntu, kwihuta nyine dukomeze. Mubwira amazina yawe na nimero z'indangamuntu wihuta. Utanga ibiro bingahe?
mbwira mwana sinakubwiye ko ndi kubarura harya si muri bashyashya muri ino quartier umuntu hageze Muteye mu gipangu cyo kwande. 80 gutyo igipangu cyande cyo kwanza si cya viatori si viatori ni viatora akunze gusaba kuza kumwita padiri mfungura igipangu mukanga kumfungurira dukomeze yajyaga aza gukomanga ku gipangu ukanga kumufungurira ntabwo se nise nyine nuko tubarura iki ngini ndangamunda nayifite singizi ngambwira nimero za telefone zawe duhere kuri wowe mbwira nimero za telefone 790 790 56 19 uw'inyuma w'umubwira aha harabura umubare umwe arawukubwira uwo mubare ubura mubwira 12 se 12 nakubwiye ko habura umubare umwe nabwo nakubwiye imibare ibiri ubwo kabiri yikureho usireho rimwe gikora se amazina yanyu mwihuta habanza izina ryawe njyewe nitwa Olivier mbwira irindi zina Olivier buri iryo wandika se mbwira Siboruremo Olivier niko witwa niko ubuzima busanzwe nitwa niyo gusa Olivier niyo gusa Olivier wowe yewe ngiye banyita Didi yirindi turangurura ariko Didi yirindi ngiye banyita Didi cyane ariko Didi mvuga birangurura ndakubwira irindi zina Didi Viatori shiraho nk'ibiro 8 bese mwembi mufite indangamuntu kandi nyikwereka sizaguriye n'igisanga cyo ikarita tapendigo mbere nyikwera wenda ndakubwira indangamuntu kanyeka tapendigo nanjye ndayifite we mwereka indangamuntu nawe naje ayo makarita muzungu kintu yibeshyeho yarayanganyije ngize indangamuntu cyangwa nta kuntu ibyo bintu bashaka kuduha byaza ari bimwe ku ndangamuntu nibyo kuri tapendigo nabyo bakabiduha ako ninde wababwiye ayo makuru cyane ndabona ko usa n'ingegera wenda birebera bino yakukwita ingegera se uyu muntu niyo yabingegera akarya ngo buriya ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri kandi isasiba mu nda none se mugiye kurya ibarura kabaye ngombwa ko nkavuga none se niba ibyo bintu byo kuri kubirwanya twicajwe hano n'iki mba nta bintu byo gufata ibiryo ndi kubarura abantu batuye muri uyu mudugudu n'abahoze batuyemo batari muri system murabeho none ngaho tugiye dukomeze bino bintu muri gukora bishobora kubafungisha ntabwo nicaye hano ku busa nanone ibi birarutana ndabyumva kandi nanone gereza iragatsindwa n'uwiteka tubwire n'ibindi nushaka natubwira ko ari ukujya muri VUP cyangwa se uyu buriya ibintu bifite inyungu uranabyumva ukabimenya njye bari abantu bakitubwira ngo tujye kwibaruza ndetse numva ko hari ibintu njye bakitubwira ibintu byo kwibaruza ndetse numva ko ari ibintu byo guha abaturage ndetse mu kiyobozi habamo pranka Okay, reka noneho mbabwire gahunda ukuntu zentaye buri kwezi muzaza mutanga 1000 cy'umutekano ese mama ni no kuyatanga nagaru kuyaduha bitatu by'ibishingwe 8,000 nyine hari ukuntu mu minsi y'ibirori hajya haza ibisambo 8,000 n'ibyo kubacungira umutekano kugira ngo ibisambo bitinjira aho mu yego ikindi muzatanga 40,000 by'ejo heza yego n'ibihumbi 20 by'ubwishingizi 40,000 by'ejo heza ukira aho ngaho utararenga aho ngaho wabanza ukamubaza n'akazi akora koko ukira aho ngaho kuri ibyo bihumbi bya 40 n'ibihumbi 20 mubaza akazi akora ukora akahe kazi mubwire ibyo ndumva by'ibihumbi 40 na 20 tubumve ko byaba ibyo ndumva bitari ngombwa kubimbariza muri rubanda nyamwinshi urumva atagiye kumbariza muri rubanda nyamwinshi ko ikizima nuko ibyo byose muzabitanga kugira ngo profitire ibyo bihumbi 40 se urumva byava he n'akazi nkora ubusanzwe dukora iki tidi dukoze iki gire reka nkwereka reka wenda urakanamubeshya kugira ngo utahaguruka imbere y'umuyobozi nta kintu uvuze mumbwize ukuri mumbwire akazi mukora ndebe ukuntu nabagabanyiriza muri system didi yarakubwiye cyangwa reka mbivuge bivuge mu by'ukuri ubusanzwe twe akazi dukora singiye kujya mu mubeshye reka mutenda sakuntego vuba twihote dukora akazi
Didi arakubwira uvuga ngo rata twebwe twaturutse mu cyaro kumva tuzi intanga y'i Kigali tuje gushaka akazi k'imibereho dukubita ubuzima hirya no hino mu gihugu dusanga ibintu byose biranga no kwishyura inzu ubusanga n'ingora bahizi gupfundapfundanya yego ariko nawe mutaturuhije uri bimubwira shaka dukora n'ubundi shana n'ubundi umva se mwitonze mwaje gutura muri iyi quartier hanga ni mu Kiyovu sibyo ahantu murabizi ko abinzu nziza zitarenze mu mafaranga makeya none murambwira yuko amafaranga muzayabura kandi mwishyura amafaranga y'inzu ihenze mashi amafaranga ibihumbi kambabwiye umudugu utarwanyije gato mumbabarire mu ijambo gato wenda singana ngombwa kukavuga ariko reka nkavuga kuko bibaye ngombwa sibyo ikintu gitunze ingegera muri uyu mujyi wa Kigali n'iki kitari ikiyede n'igitarani ikiyede n'igitarani biratandukanye hari igihe uba ukora ikiyede ariko ukora hahandi hakomeye bagomba amafaranga menshi still mwaje no gutura hano mufite amafaranga kuko mwishyuye inzu bivuze ngo nayo mafaranga iyo totali y'ayo mafaranga ni 70,000 kandi ntabwo mwayabura kwaje rega ngende umuyobozi ndi gukora hano ikintu nshinzwe uri gushaka kudukuramo amafaranga ni iki cyakorwa mwaka kanyona ngo tugwaguruke imbere twigende nyine mugenda mushaka ayo mafaranga ubundi mbafite muri system 80,000 yego Yesu na Mariya wabambwe ku musaraba iguru reka tugende none wagira ugende mwebwe muze kubikora ubwo tuzayazana ntacyo amafaranga ubundi yaburiye kana tutayabona nweretse ubundi yaburiye he tuzayazana ni 80,000 cyangwa n'uduceri tune twa 20 mbase brad ntago ari duceri 80 se urumva waje gutora mu Kiyovu uzi ko uzabona 80,000 mister cyangwa tuzakwirukane reka tugende turebe na nuzana Nyandwi nawe tumwohereze agenda kuyana Nyandwi ntabwo twayera na mwana wa mama inkuru nziza mudugu ubwo murakoze niba ari umuntu yanjye ubwo ni ukuvuga ngo ejo mwatangira kuyakira ahubwo umva amafaranga ngiye kuyaka n'abandi bose ntayatse mbere nabo ngiye kubahamagara kuri numero mwabake si zanjye yeka tugende mu duka ajya amafaranga ako shazo ndagamuntu nizanye nta kibazo nakubwiko nitwande none tanso rutamujyane yego rutamujyane we murakoze bye nawe Didi ubwo turoheza na Nyandwi nakubwiraga nti uyu nsabwa uriya vuga ngo kugira ngo uza nurare utarivuze hari umuririmbyi w'umunyarwanda waririmbye ngo nurare utarivuze amabeno twaganiriye na gereza yaje musa wamungu wareka kuri pfana mudugu hari ikintu tutatwibutse kuvuga Ngiye nta kibazo nimba birimo amafaranga inyungu ndumva nta kibazo tu ni ibintu birebana n'ubuzima bwite birabivamo inyungu ibintu birebana n'ubuzima bwite sangewe ndi gukora akazi kanjye nta kibazo nimba bijyanye n'inyungu zanjye cyangwa akazi murambwira nta kibazo mbese system irakomeje Didier arasha muri zino minsi ubwo arimo gushaka kujya mu rukundo n'umuntu ufite size nk'iya nzamumushakira naribi umuntu ufite size nk'iyanjye si benshi ni benshi rwose ntabwo wamubura umuntu ufite size nk'iyanjye ni benshi wambara n'ipantaro y'umweru se ngwiki ni benshi yego ko bafite umva bose nyine size nk'uko nguko funga umuyobozi umuntu ugende ako shaka ndeba mufite ubugogi bwinshi ayiwe